Iyi ni Future Nation TV nk'uko musanzwe iteka mukurikirana ibiganiro byacu bya buri munsi. Banje kubasuhuza rero mwese abadukurikiye, nanabashimira cyane ku bwitange mutwereka n'ubushuti mutwereka mukurikirana ibiganiro byacu. Komeza ukore subscribe, ukore share na comment, ukore notification cyangwa se inzogera kugira ngo ibiganiro byacu bya buri munsi bikugereho. Ngewe rero bibagezaho ni Julius Niyirora. Aka kanya rero ndi mu murenge wa Bumbogo, akagari ka Nyabikenke, umudugudu wa Kayenzi. Naje kureba umuntu wagize ikibazo kugira ngo atuganirize. Reka ne kuvuga byinshi, muhe ijambo atwibwire. Murakoze. Amazina yawe? Nibikora Naomi. Wakongera ijwi? Nitwa Nibikora Naomi. Mwana w'umukobwa ubanaga n'umubyeyi umwe. Uyu tureba hano, namwe mureba, yitwa Nibikora Naomi. Ni umwana w'umukobwa ukiri mutoya. Ese Naomi ufite imyaka ingahe? 17. Wavutse ryari? 24. Naomi ni umwana w'umukobwa w'imyaka 17 wavutse muri 2004. Ese Naomi ni muntu ki? Wakwibaza impamvu twicaye hano turi kuganira na Naomi. Naomi ni muntu ki? Ni iki kidasanzwe kuri Naomi? Naomi ni ubuhe buzima abayemo? Reka Naomi atwibwire ubuzima bwe bw'amavuko ye kugeza ubu ngubu. Nkuko nabibabwiye, nitwa Nibikora Naomi. Kavukire ntago ari nayo Kigali, mu ntara y'Amajyepfo, akarere ka Huye, umurenge ni Rusatira, akagari ni Buhimba, umudugudu ni Gasaka, aho niho mvuka. Mama yansize mfite imyaka 9. Ubwo yapfuye abyara, ninjye mwana mu mbyara 5 ninjye wabashije kurokoka. Nyuma yaho tuza kuza i Kigali nzanye na papa mbyara. We ubuzima bwari butarakomera ngo tube twabona icumbi twaba turimo. Hari abamama bandeze, igihe kiza kugera mvayo nsubirana kubana na papa. N'amagingo twari tukibana nubwo iki kibazo cyabaye twabanaga. Naomi ukiraho uvuze ko uri umwana wa 5 mu bana 5 ari wowe wenyine wabashije kurokoka, kandi utubwira ko mama wawe yagusize ari kubyara. Ese Naomi mu bana 5 warokotse ute? Ese Naomi mama wawe yapfuye abyara wowe, yapfuye abyara undi, bimeze gute? Yapfuye abyara undi kuko nge ndi umwana wa kabiri. Yapfuye abyara uwo bajyananye. Nyuma yaho nyine nje bambyara nk'ari Uwiteka washatse ko mbaho. Ibindi ni Uwiteka niwe wungejeje aha. Navuze ni nubwo iki kibazo cyabayeho na rumwe. Sinzi wenda nimba we ku ruhare rwa papa hari abandi, ariko nzi ko ku ruhare rwa mama nawe nari njyenyine. Naomi uje Kigali, hari abantu mwabanaga mu cyaro urabasize. Ese waje kwisanga gute muri ubu buzima bw'i Kigali? Cyabanje kuntonda nkasaba papa nsubize mu cyaro njye kubasura, akabyanga ati ntago uzasubirayo. Igihe kiza kugera mbana na papa, numva nge ndakumbuye, ndamucika njya mu cyaro kwa mukecuru ko numvaga mbakumbuye cyane. Kigali nari nkiri mutoya, ubwo abandi bana baturuka bakava mu cyaro bazi Kigali, nge nigendeye njya mu cyaro ko nge urukumbuzi rwawe rwaranyishe. Mvuga nise i Kigali kuhaba ntasura na ba nyogokuru nzabishobora. Mama wawe yagusize ufite imyaka ingahe? Yapfuye mfite imyaka 9.
Naomi, ku buzima bwerekeranye n'ishuri byagenze gute? ubuzima bwerekeranye n'ishuri navuye i Butare niga mu mwaka wa 3, ngeze i Kigali ndicara, namaze umwaka i Kigali ntiga, aho ndisubiyemo mbonye umuntera inkunga bansubiza inyuma nsubira mu mwaka wa 2, ndawiga ndawurangiza primaire, ndawiga ndawurangiza mu wa 3 ndahimukira. Mu gihe cyo gufata amanota nibwo njye nahise njya mu cyaro kureba kwa mukecuru, ko nari maze igihe kinini ntajya. Ndangije mu kugaruka nsanga baratangiye, sinabona ubundi bushobozi bwo kurisubiramo. Mu buzima bugoye bwo kuva mu cyaro uzi Kigali ugasubira mu cyaro ucikiriza amashuri, ni ibintu biba bitoroshye. Naomi, muri iyo myaka 9 bagusize, mama wamaze kwitaba Imana ndetse n'uwo yari atwite, bose bakitaba Imana, ni ubuhe buzima wabanyemo na papa wawe? Ese papa wawe yitwa nde? Bamwita Bakundukiza Innocent. Akongerejwe? Bamwita Bakundukiza Innocent. Nabayeho mu buzima bubi, nkubitwa, ntotezwa, bungoye. Watotezwaga n'umubyeyi wawe cyangwa n'abandi bantu bagutoteje? Wapi, n'umubyeyi wanjye. Ubuzima bungoye, kuko nkavuga ni ishuri reka ndyige, ariho ndi kukubwira byarangoye kubyiyakiramo. Nkajya ncika nkagenda mu cyaro, kubona umuntu ungana nkanjye rero ararana na se ni ikintu kigoye, kinababaje. Wararanaga na papa wawe cyane? Umukobwa we mwaranaga na papa wawe? Ni hatari, biba bigoye. Ese papa wawe yagutoterezaga iki, yagukubitiraga iki? Yambwiraga ko mvuye ngo mu basore, ngo n'abasore nkeneranye nawe, nkabyirengagiza kuko nkavuga ni data, reka wenda mbimwubahire, nkatuza nkaca make. Ariko we akumva ko igihe cyose nimba ugiye mu bagabo, nimba ugiye mu basore. Nk'umubyeyi wabaga afite impungenge z'umwana w'umukobwa arikorera ari umwe, ugashaka kuguha uburere bwuzuye, ariko izi nkoni ntabwo ari zo, ndakeka atari zo zari kuba uburere bwuzuye ku mubyeyi. Ese iyo yaguhohoteraga gutyo, wowe wabigenzaga gute, wabifata gute? Duha ishusho y'uburyo wumvaga. Ese kuki hari ubuyobozi wabibwiye ngo bagutabare? Ese abaturanyi bo barabibonaga bakabivugaho iki? Cyane cyane izi nkoni nzikubitwa rero, uwo munsi naratatse cyane, mvuze induru, urareba ahantu dutuye, ntabwo abantu bapfa kugeraho vuba batahegereye, ntabwo hakiri kare ho babimenya, ariko hari mu ijoro. Yasanze ntetse, arangije ati wiriwe hehe, ko nigaga ibyo gusuka. Ndamubwira ati uyu munsi ntitwize, twari twagiye gusura mwarimu kuko yabyaye. Ntiyabyumva, ati genda hariya, nsaba imbabazi, ntiyabyumva, arahita nkubita, ndataka, mvuze induru, nta muntu n'uyu n'umwe wabashije kuhagera, usibye nk'abo numvishe akimara kureka kunkubita biruka, abaye nk'ukingura. Ni nabo bagiye bambaza ese wabaye iki, ndababwira nti kuri njye nanze kumutanga, ndababwira ni impanuka. Ati witubeshya, nyuma nza kubabwiza ukuri, ndababwira nti yarankubise. Ati hoya ntabwo izi zaba ari inkoni, nimba mutabyemera ni impanuka. Ariko se ko twigeze kumva umuntu avuza induru, twagize ngo naho bibye ntabwo ari iwanyu. Abwira ni njye watatse no kumutanabaye. Yabikoraga yasinze, yabaga afite ikibazo kugira ngo agukore
muri ibintu nk'ibyo ngibyo ni inzoga zabimuteraga dusobanurira abantu basha kumva icyo kintu cyangwa se ahubwo bugome bw'indengakamere bwari buri muri we bwaturutse se bwasemburwaga n'iki? ntago anywa inzoga mu itorero rya ADEPR ni n'umudiyakoni utagira ngo ntago ari inzoga. Yewe birababaje kumva umubyeyi wagatanze uburere buzima ku mwana ari gukora ibintu nk'ibi, akamukubita bingana gutya, agakomeretsa bingana gutya, bwacya mu gitondo akajya kuba umudiyakoni mu rusengero akaririmba akasenga kandi mu rugo yasize ibi ngibi. Ese wabisanishaga gute ibyo papa gukorera no guhurira nawe mu rusengero n'ibintu yarayagukorera? Yewe naravugaga nti mana ku bwanjye umutima ntawe uncira urubanza ko ariho nari mvuye, ndi umukobwa ndabizi abandinda ariko ko ntago ari ko barinda, kuko yemwe ababyeyi babyumva ntago ari ko bahana, uhanisha umunwa kandi akumva, wamubwira ikintu kandi akakibona, wicaye hasi ukavugana nawe akakubwira uko ameze, ntago kukubita ari byo bizatuma mu basore atabajyamo, hoya ahubwo bizatuma wamushumuriza akaba yanagenda. Umwicaza umubwire ati mwana wanjye iki si cyo uzakigendemo uko, ntago bizamubuza kumva ko ari kibi, kuko no hanze azahagera mu nshuti zaganira nazo babimubwire ko ari bibi cyangwa ari byiza, wazifatira umwanzuro. Ntago uzawumufatira kuko ingendo y'undi iravuna, ntago azafata iyawe ngo ari bari ko agenda. Nimba unasenga ngo avuge ngo ngiye kuba umurokore, hoya ashobora no kutaba umurokore ahubwo muri we hari icyo yiyemeje kuba yakora runaka. Naomi, tukiri aho ngaho, uri umukobwa wahuye n'ibyo bikomere kandi papa wawe yari yarafite mu itorero mu mwanya ukomeye w'ubudiyakoni. Ese papa wawe nta nshuti yagiraga byibura ngo wegere izo nshuti ziwe uzibwire ikibazo ufite? Njyewe abenshi nabegereye atarankubita mbabwira ko ndarana nawe, ankubita sinitaye mu kuba nagira ko njye nabibwiye inshuti zirambwira ati Naomi ntago iba ari byo n'ihohoterwa ahubwo banamufunga. Njye nkababwira ni impanuka, bamwe na bamwe nk'uwo mama wandeze wize nkoni yari atarazibona cyangwa na ba masenge, kuko nta n'ukwezi kurashira bibaye, nuko nagumye kwisiga imiti cyane. Naho mutubwiye ko nta muntu ugeze ubibwira, nuko se watinyaga ko papa afungwa? Nuko se izo nshuti ze atari inshuti zawe cyane? Sinzi. Abo nabashije kubibwira yarababwiraga ati namuhanaga, twari ukugira ngo ejo n'ejo bundi atazagira, ariko Naomi ndamuzi ngo ashobora kugenda mu cyaro, kuko akenshi yambwiraga ngo arankubitaga nahitaga ngenda, ariko nabikoze ngira ngo mwereke yuko atari uwo mwanzuro mfite, mwereke ko nicaye hasi, ahubwo njye nshaka kujya inama nawe nk'umubyeyi, twumvikane two kugumya kujya duhora duhanganye, mvuga nti ni data, yewe n'inshuti zikambwira ati ni papa wawe byirengagize, ahubwo ube wakwicara hasi wumve icyakubwiye ukimwubahire. Ni ukuvuga ngo papa wawe yifuzaga ko usubira mu cyaro, noneho ubu ntago yabyifuzaga, ahubwo yabaga ashaka ko ngo twicaranaho, ariko kuko ngiye nangaga ko wenda nararana nawe nkavuga nti nzagenda. Ese tukiri aho ngaho wakomeje ugaruka cyane ku kintu cyo kurarana, ubundi ni iyihe mpamvu yatuma urarana na papa wawe? Umukobwa ungana gutya w'inkumi, umaze gukura ndabibona, imyaka 17 ntabwo ari imyaka mikeya, na papa wawe mwararanaga gute, cyase murarana gute ku buriri, cyase mwararanaga gute ku buriri bumwe ku buryo wenda umwe atasasubwe undi ngasasubwe? Ni iyihe mpamvu yatumaga murarana? Njye naba nkubeshye kuko njye akenshi nashakaga kwiraza, nkashaka gusasa uburiri bwanjye,
weti ngo njye mvana kwigunga aho ngaha, ngo njye mvana kamera aho ngaho, nimba nkeneye kwigunga ngo nzajye hirya, ngo abo yareze bose bararana bashiki be bose ko ntacyo babyanzeho. Nkavuga nti icyo gihe cyari kera mukiri abana, ariko ubu ngubu uri mukuru kuri njye, uri data, njye ndi mutoya, kandi igihe ndimo ni kibi. ni ukuvuga ngo guhera igihe mwabaniye wabayeho urana na papa wawe cyane, kugeza n'ubu ngubu, wenda umusiba ejo wari ukirana papa wawe? kugeza kuri iriya tariki ya 12 ku wa 4 saa 10 za mu gitondo zishyika saa 11, aho yabaye nk'uko umugore n'umugabo bararana agakora imibonano mpuzabitsina, niwo munsi byageze, nabwo twari tukirarana ku buriri bumwe. Nawomi, abantu mudukurikiye, Nawomi afite ikibazo cy'uko ise umubyara wamureze ubwo buzima bwose biba bingoye, wamureze ubuzima bwose imyaka 9, urarana nawe mu buzima bwo kumuhohotera, yageretseho n'ubuzima bwo kumufata ku ngufu, icyo nakwita icyaha ndengakamere, gusambanya umwana wabyaye. Twabyumva ko umuntu ashobora gufata umwana ku ngufu wenda wundi nabwo atari umuco mwiza namba, ariko noneho bigayitse cyane gufata umwana ku ngufu wabyaye amaraso yawe. Ari nayo mpamvu twasesuye Nawomi hano. Turagira ngo Nawomi mu magambo makeya atunyuriremo uko byagenze ku itariki 12 z'ukwezi kwa 8, hari ku wa 4 saa 10 z'ijoro, saa 10 za mu gitondo bujya gucya. Nawomi mu magambo makeya adusobanura uko byagenze, adusobanura uko byatangiye. Rakoze. Byatangiye nkorokora, birangira andiyeho, kuko n'ubundi nari naratatse bankubita, ndavuga n'undi ndi mu ishyamba, ko urabona ahantu dutuye ni habi, ntago wataka ngo bakumve habe na hato. Ubwo rero naravuze, bwarakiye mu gitondo, ndavuga nti nshaka kujya ku baturanyi ngo mugire uwo mbibwira ibyambayeho. Umutima umwe ukambwira ati have, undi ati nutavuga bizongera. Bigeze ku mugoroba nahamagaye nomero zanjye. Mukiri aho ngaho tari kuguca mu ijambo, ndashaka ishusho y'uburyo papa wawe akora icyo kintu, umbwire n'amagambo yakubwiye. Ese yaritoye arakorakora? Ese waramubujije akubwira ngo iki? Ese wamwibukije inshingano ko ari umubyeyi, cyangwa nawe wagize ubwoba? Sinzi, watubwira. Namubwiye nturi data, ibyo urimo ni ibiki? Aratoza, araceceka, arangije arambwira ngo, akimara kubikora arambwira ngo ese ngo kubundi numva wabaye umugore. Arambwira nti ese abashaka barabyaye bo si abantu? Ni uko niko Imana yabishatse, kandi byose wasanga barabigizemo uruhare. Arangije arambwira ngo ntabyo nkeneye kumva mu mudugudu, ngo nubikora bizakugiraho ingaruka mbi. Ndaceceka, ndatuza, aribwo ku mugoroba byagumye kundwaniramo, mba nabikora ndabivuga. Ese ntago yigeze agukanganga kubwira ati nubivuga ndakwica, nubivuga nk'umuntu wari usanzwe n'ubundi amenyere kugutera ubwoba, gukubita, kwicisha inzara? Nta kuntu yaguteyemo ubwoba byibura ngo bigire? Yanteye ubwoba ambwira ngo bizangora nindamuka mbivuze. Ku mutima ni n'undi ubuzima bwarangoye, bwarancanze, ikizaza nzacyakira uko kizaba kimeze kose. Araceceka, aratuza. Yumvaga ko utari bubikore? Yumvaga ko ntari bubivuge, ariko naravuze ni ninceceka n'ubundi bizongera. Niyo mpamvu nshatse kuvuga ni ababyeyi aho muri hose
mwegere abana banyu b'abakobwa kuko n'abitwa ngo ni abarokore inyuma ariko mu mutima ntuzi ikiri mu muntu. Ntabwo wamenya icyo atekereza usibye Imana yonyine niyo iba ikizi. Igihe umuntu uzamubona umubwiye nk'ikintu ukabona aratuje, wowe ubwawe uzahite wihutira kumenya igitumye aceceka, igitumye atasakuza, ahubwo ushishoze. Nubwo utari mu mutima ariko washishoza, kuko nawe ubwe byageze ku mugoroba yabimenye, ubwoba bwamutashye. Wabibwiye abaturanyi? Ese wabibwiye ubuyobozi? Bimeze gute? Nabwiye umuturanyi umwe w'umwana, ndamubwira nti se wampaye nomero za RIB, ati se uzishakira iki? Ni wowe zime. Akimara kuzima ndahamagara, ndongera mbibwira undi mu mama, nawe arambwira ati se wabibwiye bande? Nahamagaye. Arambwira ati oke nta kibazo. Ubwo wahamagaye mu gitondo nibwo n'umuyobozi w'umudugudu yabimenye gutya ku wa gatanu, baramureba bamushyitsa kuri posita Rondo. Ntiyabyemeye, yavuze yuko ngo twaranaga bisanzwe, ngo cyangwa se ngo akaba ari inkoni zabinteye. Hoya, ntabwo ari izi nkovu mubona, kuko iyo zibazo mba narabivuze zitaruma gutya ntarakira, ahubwo nabivuze kugira ngo ababyeyi mugire amakenga, mugire icyo mukora, nimwihutire kujya muvuga ati arabeshya. Banza urebe koko ko ibyo avuga ari ukuri, kuko iyo nza kubeshya nari buvuge ko wenda bwari ubwa mbere. Hoya, naba mbeshye, n'Imana yazabimanira, kandi icyo cyaha naragikoze, nanjye nkabasha kubwira Imana ati ndihannye, uzambabarire, nanjye uzanyandike mu gitabo cyawe. Naomi, muri ayo masaa 10 wabibwiye abantu? Yego. Ariko muri ayo masaa 10 ubibwira abantu waratashye. Utashye se mu kurarana mu nzu n'umuntu wagukoze ibyo bintu, wari ufite impungenge zingana gute? Ese wagarutse mu nzu muraryama nk'umuntu wareze, kandi none uri kubana n'uwarezwe? Icyo gihe yarabimenye, ahita agenda arambwira ati njyanye ikote ku kazi aho yakoraga ijoro mbere atarakavaho, tukinga ukomeze, tubwo ibindi Imana niyo ibizi. Kandi ubwo uzimenye, yambwira abantu nzishyura amadeni yari arimo. Ndaceceka ndatuza kuko ntacyo nari buvuge. Aragenda. Imvura, mu gihe ya mvura yarayiguye ku wa gatanu ihise, numva umuntu arakomanze, mbanza kwikanga, ndavuga nti ashobora no kuba ari umuntu yohereje. Arangije ahita, ndaceceka mbanza kwanga gukingura. Barampamagaye, numva n'ijwi rye, mbanza kugira ubwoba, ntimenya ari bunkubite. Hashize nk'akanya nk'iminota mike mba ndakinguye, araryama. Ndyama mfite ubwoba ntari bunkubite. Buracya, mu gitondo arambwira ati ese uzi aho nahinze imyumbati hose? Ndamubwira nti ntaho nzi. Ati ngwino njye kuhakwereka rero mu gihe bataraza kuntwara. Twaragiye mu gitondo arahanyereka. Arangije icyo gihe yazamutse afite Bibiliya. Aba agiye, ubuyobozi kuko bwari bwabimenye rero baramuhamagaye. Bakimuhamagara abaraje, aje ambwira ngo se ngo ni ibiki bampamagariye, se kuki wavuze uko? Nijye navuze iby'ukuri, ntago nababeshye. Ko yasanze n'ubuyobozi bwagize ibyo bumbaza, nijye navuze iby'ukuri.
arangije nibwo yambwiye ngo ndamubeshyera ngo n'ubundi ngo byari bisanzwe yego ntisimbeshya njye kuko ejo umunsi w'ejo nibwo najya bangiye kumpima yego bakimara kumpima polisi nibo bakujyanye Kacyiru kugupimisha urabona nawe ni nk'ari udushyimbo bampaye ariko ubuzima n'ubu ngubu bwanshanze ndumva atari njye kuko iyi miti baguhaye cyane navuze ni si njyewe Imana ibashe kunshyigikira ndetse no kunkomeza kandi ndinde umuntu umwe niwe wambwiye ati ese urabona uzabaho gute ndamubwira ni nzabaho uko Imana ibishaka nzabaho uko Imana ibishaka iyi miti bayiguhaye bakubwira ko igiye bigenda gute barambwiye ngo niyamuhaye imvegisiyo ko ibi nibyo bambwiye ngo bizandinda ngo nimba hari n'uturemangingo yari yanduye ngo twabasha gupfa yego ndavuga ni ndataha nyine maze gutaha nibwo nageze hano ariko ubwo barambwira ati uzajya ube nk'aho wariye ndavuga ni yego ahubwo nagira ngo nsigaje kubabaza ahubwo nimba bizajya binsaba no kudakora ko nakoraga akazi k'imvune bijyanye no kumva amatafari matoya yahiye bantu mudukurikiye nta kibazo kitoroshye kuri Naomi ukiri mutoya mu myaka ya 17 ahuye n'umubyeyi mubi njye nabyita ko ari umubyeyi mubi cyangwa se nabyita nk'igisimba aramuhohoteye bigaragarira umuntu wese iyi miti mureba niyo yakuye kwa muganga Kacyiru aho bamupimye ishobora kumurinda infection cyangwa se ubwandu hari protege inda byose barabikora Kacyiru ndabashimira cyane ariko mutekereze kuri ubu buzima bw'uyu mwana ubu none watuvugana iyi miti ari kuyinywa ese iyi miti yinyweye Naomi umva umeze gute numva ncitse intege numva nta mbaraga mfite ndetse no mu nda nkumva ndaremerewe nk'uko ubibona urabona ko nacitse intege Naomi imiti anywa imuca intege isereri ndetse imusaba kugira ngo ayinywe yariye ese Naomi iyi miti urayinywa mu gihe kingana gute bambwiye ko ari iminsi 28 iyi ngiyi iyo bambwiye ko nzajya nyinywa mu gitondo na na nimugoroba mu gihe ngiye kuryama Naomi bamuhaye imiti imusaba kugira ngo ayinywe iminsi 28 bisaba kugira ngo ayinywe yariye hari ikindi kintu yashyize mu nda kugira ngo nayo ubwahita amwica Naomi muri ubu buzima ari wenyine muntu tureba muntu dukurikiye rwose nawe ubyumve neza wagira umutima utabara kuri Naomi ari mu buzima butamworoheye nyuma yo guhohoterwa na se nyuma y'ahantu atuye ngewe nabonye mu bihuru n'undi muntu uwo ari we wese byamworohera kuza kumuhohotera kuko ibingibi biba birimo n'agasuzuguro kumva ko umuntu bamuhohoteye asigaye mu nzu wenyine noneho na wa muntu utagira umutima nka se azaza kumusuzugura kuko n'ubundi urwo rwego rwubahaga kuko harimo umugabo noneho aze kumuhohotera ikibazo gikwiye kwigwaho n'abantu bafite umutima tukareba uburyo twafasha Naomi muri ubu buzima abayemo Naomi muri ubu buzima akeneye kurya Naomi muri ubu buzima akeneye umubyeyi akeneye umuntu umuhumuriza akeneye ijambo ryawe wowe utureba Naomi akeneye ijambo ryawe akeneye ihumure riguturukaho akeneye isengesho ryawe abantu benshi dufasha mu buryo butandukanye
hari abafasha mu buryo bw'ubushobozi, hari abafasha mu buryo bw'ibitekerezo, hari n'abafasha mu buryo bw'isengesho. Aho hose wahanyura ugafasha Nawomi pe, ukamufasha ukamuhumuriza, arabikeneye. Yabuze umubyeyi wari mutoya w'umumama, abuze na se aho yakamukeneye, amugisha inama aramubuze, amubereye ikindi noneho amusize no mu kibazo. Nawomi aka kanya ishyira mu mwanya wa Nawomi, mubyeyi wabyaye, ibaza ari umwana wawe aka kanya wakora iki? Wakora iki Nawomi? Isengesho ryawe rirakenewe, inama zawe zirakenewe, n'ubufasha bwawe burakenewe kuri Nawomi, kugira ngo turebe uko twese twabasha guhagurukira rimwe tukarwanya ikibi nk'iki ngiki. Ibi ngibi Nawomi avuze hari ababikorerwa batabasha no kuvuga, baceceka. Nawomi abaye ijwi rya rubanda. Wowe nawe wakorewe ibi bintu, humura, Imana irakuzi, Imana yihumura inguma, Imana ijya ibikora, Imana ijya ibasha kutwumva. Na hahandi abantu bose badutaye, Imana ijya ibasha kutwumva. Humura nawe wabaye nka Nawomi ugahohoterwa na papa wawe ntubashe kubivuga, cyangwa se umugabo wa mama wawe wenda yashatse wundi ntubashe kubivuga, Imana ijya yomora. Nawomi aka kanya wabwira iki abagukurikiye? Icyifuzo cyawe ni ikihe? Icyifuzo cyanjye, abakobwa inshuti zanjye turi mu kigero kimwe cyangwa bankuriye, nimba warabikorewe vuga, witinya. Nimba n'iminsi yararangiye witinya, wizere iyo mu ijuru, iyo ubwayo nizatanga ukuri kwayo. Ikindi babyeyi bandeba bankurikiye, nkeneye inama zanyu, nkeneye urukundo rwanyu, mumfate munkomeze, kandi aho muri hose nsaba iyo mu ijuru abazabasha ko bambona ndahari. Kandi ikindi nakwifuza, mumbe hafi nk'umwana wanyu, mumbere inshuti, mumbere abavandimwe. Aho mama atari muhabe, aho nubwo ari data atari naho muhabe, aho abavandimwe batabaye muze muhabe, bizanezeza binanshimisha. Nkaba nifuza kandi ko twagira kwizera tukavugisha ukuri, nta kubeshya. Nimba waranabikorewe utari verije, vuga, witinya. Kandi ababyeyi bahari uzabibabwira, ntabwo bazagufata ngo wavuze iki. Hoya, vuga, tinyuka, ko nanjye natinyutse. Yari data, yari umudiyakoni mu itorero rya ADEPR. Yahereye mu ntara y'Amajyepfo, n'undi ari diyakoni. Ubu muri uyu mujyi wa Kigali yari paruwasi ya Rukurazo, umudugudu wa Masizi, niho yateraniragaho. Diyakoni afata umwana we ku ngufu cyane, kuko akenshi njye nagiye mbirota ntibisohorere kuri njye, ahubwo bigasohora ku baririmbyi. Ni umuririmbyi umwe wowe waririmbaga muri korali Nkurusinge byasohoreragaho, kuko icyo gihe iyo nabo basanganaga yarambwiraga ntabyo nkeneye kumva. Ariko uyu munsi nanjye natinyutse, nisobanukiwe, navuze. Witinya, vuga. Ntibagakora ibyaha bihishiriye ngo babeshye. Hoya, tinyuka, vuga. Nashaka aba ari perezida wa korali, nashaka aba ari pasiteri, tinyuka uvuge. niyo nama wabagira? Niyo nama icyifuzo wifuzaga ku bantu badukurikiye cyane. Kandi ikindi, sinabashije kwiga, ariko imyuga narayize. Munkomeze, muntere n'izindi nkunga, gumye kumfasha, ngira icyo nanjye nakwigezaho. Watubwira nimero yawe ya telefone? Nomero yanjye ya telefone ni 07
8 9 4 9 1 9 6 5 wayisubiramo ni 07 8 9 4 9 1 9 6 5. Iya Tigo ni 07 2 10 9 6 0 10. Nongere basubiremo ya Tigo 07 2 10 9 6 0 10. Abantu mudukurikiye rero mwumvishe nimero ya Naomi, ushatse kumufasha wamuhamagara, hari uburyo tuza kubikora kuri channel yacu, ukaza kubona nimero yiwe, wamuhamagara, wamuhumuriza, icyo ni icya mbere, wamukomeza, icyo ni icya kabiri, wamufasha ukamutera inkunga mu bundi buryo busanzwe, haba kumushaka aho kuba, haba mu kurya. Ibyo nabyo wabikora bishoboye wabikora, cyangwa Imana ikagushoboza wabikora. Meza gukurikirana ibiganiro byacu bya Future Nation TV, bagakora subscribe, bagakora share, bagakora comment na notification, kugira ngo ibiganiro byacu bya buri munsi bibashe kukugeraho. Ngiye wabagezagaho ikiganiro ni Nira Julius. Murakoze cyane. Shalom, bye.